Ikaze mwe mukunda kandi mukaba natwe umunsi kundi ni NTV Rwanda nyine twa Mr Muhanzi ndindahangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course na diaspora nyaboneka ni utaje mu gitaramo cya The Ben bisobanuye ko hari byinshi wacitswe ariko kandi nka NTV Rwanda tuba tuhakubereye ni benshi cyane benshi bagiraga bati Kigali BK Arena izagurana kizuzura ariko ni ibintu The Ben yashyizeho akadomo arayuzuza ndetse benshi banagaragara ko babuza amatike kuko yari yabamaje kuba sold out. Turaza kubereka ku muryango isaha 3 zuzuye ni benshi bari bakiri ku miryango n'ubundi bagikeneye amatike yaba ya 5 ay'ibihumbi 10 ya 15 kwinjira reka mbinjize mu gitaramo namaje kubangeramo. The Ben yakoze agace ka mbere n'ubundi byabaye nkuko Israel Mbonye yabigenje nkuko nawe yabanje kuri stage akaririmba agace ka mbere ubundi akavaho and then akongera kugaruka. The Ben yavuye ku rubyiniro agarukaho masaha 3 n'igice hanyuma ubo akakanya tuvugana ahagana isaha 5:30 aracyari ku rubyiniro akibyinana n'abafana be benshi cyane bagihari bitsina byombi abadamu abakobwa abanyamahanga abanyarwanda abana bato n'inkumi ni byinshi cyane ndaza kuba ambereka amashusho atandukanye ndaza kuba mbagezaho n'igitaramo yamurikiyemo album yise Plenty Love akaba ari indirimbo ye n'ubundi afite imaze kugira hafi miliyoni zirenga 5 ku rubuga rwe rwa YouTube imaze amezi 2 ashyize hanze akaba ari nayo yanitiriwe album. Gumana natwe urebe byinshi byahabereye abafana basubiyeyo ndetse hari n'abandi bafana baje bakinjizwa ku buryo bw'ubuntu ngo bitwa Habibi n'abafana benshi cyane barenga 300. Ni igitaramo nabonye gifite organization ya Danje yaba muri media yaba security n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari byinshi cyane wabonaga ko kugira ngo uzinjire bisaba kuba ufite access yuzuye udafite access byagoranaga cyane. Komeza bari natwe ndaza kwerekana andi mashusho atandukanye n'abafatiwe hano muri BK Arena yaba The Ben arimba yaba Oti Brown yaba Impano yaba Shemi n'abandi bagiye batandukanye. The Ben ikintu nawumvisha abafana bamushimira ngo nuko yahaye abahanzi bakizamuka urubyiniro bakigaragaza nabo bakabasha kubaka izina. Ndagushimiye komeza bari nanjye ukanda subscribe birumvikana in NTV Rwanda. Aba bafana rero uri kubona muri kamera za NTV Rwanda nabafashe mu masaha y'isayine n'igice zishyira hafi 5 ndetse rwose cyane ko witwa The Ben muri BK Arena naho yari yamaje gusarisha cyane agarutse mu gice cya kabiri dore ko igice cya mbere yakivuyeho hafi mu masaha 3 and then 3 n'igice 4 gutya aragaruka. Aba niba abafana bitwa Habibi bikubiye mu itsinda ryitwa Habibi bari bishyize hamwe bavuga ko baje gushyigikira umuhanzi wabo bakunda cyane Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben ariko bakaba basabaga ko binjira nta mafaranga bishyuye. Ndetse naho rero ni muri BK Arena already uramubona Tiger B yari kuri stage anihanagura cyane ko byari bitangiye kugera mu masaha 5 n'indi minota hafi 5 n'igice abantu yabanejeje bana yabakubese indirimbo zitandukanye cyane atangiye kuvuga ati wanakuya nicyo cyere cyari kimaje kuza. Ni ikintu cyiza cyane cyabaye hari muri BK Arena kabisa abafana baririmba nawe bumva ko bari kumwe nawe indirimbo ze nyinshi bari bazizi. Ni audience ubona ko kabisa yari mukumbuye yamushakaga kandi nawe yarayiteguye cyane kuva kera. Ubona ko ari ibintu yapanze kuva byibura nko mu myaka 2 urebye ibintu yakoreye kuri rwabyino rwo muri BK Arena abantu babyinye bararirimba bamwereka urukundo bamwereka ko kabisa ko bakunda umuziki nyarwanda kandi by'umwihariko nyine bakunda umuziki wa Tiger B cyangwa se wa Mugisha Benjamin. Hanyuma kandi witwa Tom Close nawe yaje gutungurana kuri stage mu ndirimbo yitwa Thank You Maga yakoranye n'ubundi n'uyu musore I'm so sorry n'uyu mupapa Mugisha Benjamin cyane ko twamaje kubona ko madamu watwite. Urabona abafana be rwose bari biteguye neza bavuga ati akantu ku kandi turajyana nawe turaririmbana nawe ewana buri kantu kose The Ben yakoraga wabonaga ko abafana audience ari kwikontrola kandi nayo irimo iramwumva. Ni The Ben waririmbye hafi indirimbo nyinshi cyane rwose ntaje no kumenya n'umubare wazo ariko yamaze igihe kinini cyane amasaha menshi ku rubyiniro cyane ko yahereye mu masaha 3 kugeza hafi saa 6 ariko kandi na mbere ya saa 3 nabwo yari yaje ku rubyiniro araza nabwo arabanza asusurutsa abantu ewana bakubitaho hafi nk'isaha hafi minota 30 gutyo ahita yongera aricomokera aza kugaruka nyine mu masaha ya saa 3 mu rubyiniro rwaciye abantu bagiye batandukanye cyane barimo nk'uwitwa
Shemi, harimo uwitwa Impano, harimo n'abandi bagiye batandukanye cyane byatari. Biravugwa ko uwitwa Fireman kabisa ngo yaje ku rubyiniro ameze nk'umuntu utari seriye ashobora kuba yari yagasomyemo wenda okay. Kuko ntabwo nabashe wenda kumwegera ngo mbe namuganiriza, ubwo nyine niyo mpamvu nkoresha ijambo ngo nibivugwa, ntabwo nabashe kumuganiriza kandi nari nkiri gukavana inkuru zo hanze ari kuri stage. Aha rero hari hagiyemo indirimbo Thank You Maga, urabona witwa The Ben na Tom Close, Muyombo Thomas, Dr. bazamutse ku rubyiniro kabisa, barakubita basaza bakitwa audience, barasuhuzanya n'abapapa ubona ko bafitanye friendship yakomeye cyane, apana iyo kuvuga ngo nabahanzi, n'abantu ubona ukabona ko ari abahanzi kabisa bafitanye mubano wihariye cyane. Ko no mu kiganiro n'itangazamakuru turimo bakimubaje ati Tom Close umusobanura ute, aravuga ati ni umuntu ntafite uburyo nsobanura, ati ni umuntu urenze kuba ari umuhanzi duhuje umwuga, ahubwo ni umuntu ukomeye mu buzima bwanjye, ati rero ndamwubaha cyane sinabona n'ibyo namuhemba. Witwa rero Tom Close yaje wanarasaza icyo bita stage ni mu gihe cya nyuma cyane ko aha twari tugeze hafi rwose mu masaa sita zuzuye, saa sita zari zimaje kugiramo, abafana ubona ko bamwe batangiye no kwitahira rwose ibyishimo bavuga ati twanyuze, igisigaye ni akarusho bari kuduhereza kandi nta kindi twebwe dusigaje ibi byiza. Babona abapapa bemeye bashyira abana ku rutugu barasimbuka, bana abakobwa noneho byari urundi rwego. Icyitwa umufana hano audience yagaragarije urukundo umuntu bita Mugisha Benjamin, umuntu bita The Ben, aravuga ati mbonye icyitwa ibyishimo by'umufana, mbonye icyitwa inyungu zo kumara igihe kirekire ntegura album yakubise hariya kabisa yitwa Plant Love, ariko imaje kuba ihenda cyane mu bijyanye no kuyigura, ariko avuga ko kuba ihenze bidakuraho ko abantu bazayumva cyangwa bazayibona, cyane ko ngo abadisikani bani n'abandi bagiye batandukanye ngo bacuruze iyo ndirimbo atajya ngo abaha amakopirayiti cyangwa se ngo ababuze cyangwa se ngo ababaninge amagambo ye yakoresheje. So avuga ko n'ubundi indirimbo ze zabageraho, ariko ngo uzashaka kujya kuyigura atwara yose, bisobanuye ko rwose ngo bizaba bihenze cyane. Aha rero witwa Tom Close na The Ben bari barimo kabisa bagenda bashimira abantu, bavuga ati ingabo z'u Rwanda muzihe amashyi, ati polisi y'u Rwanda muyihe amashyi, ati ewana yavuze anytime anything everything y'abantu. Urabona Mr Muhanzi hano mba ngomba kubereka ko nagezemo Roidi, mba ngomba kubereka ko umunyamakuru wanyu mpari NTV narababwiye ngo imyidagaduro muyinshinge muyimbaze kandi nyaboneka munasupporting kugira ngo mbashe kugira everything everywhere, ewana mbashe kugira buri hamwe kabisa. Nimbona imbaraga zanyu ibintera motivation, binyereka ko kabisa muhari kandi ibyo nkora mu bikunda mu bireba mu bikeneye. Aha rero n'urumuri kabisa witwa Lucky Nzeyimana na Intapendo nabakunze cyane kabisa, bavuze bati mureke duhereze urwibutso witwa The Ben, mureke duhereze witwa Wikeza Pamela, arebe ko umwuga Mugisha Benjamin umugabo we akora ufite agaciro ku bantu, hari abantu baha agaciro, ati mumwere ku rumuri azamura amatara, urumuri rwose bakura ubundi ama flashlight hano, ama iPhone, ama Samsung, ama Tecno, ewana ama Infinix, ama Airtel, ewana zirakora kabisa n'amatusha. Hari aka video nafashe umuniga rwose akubita kagatushe hejuru abereka ati nanjye ndi umufana kandi nanjye mfite agatara ndagomba kugashyiraho. Ewana ni ibintu ubona ko byari byiza, byari incredible, byari amazing kabisa, cyari igitaramo navuga ko cyari cyiza. Ibyo kunenga byo wenda ntago umuntu yakirwa bigarukaho cyane ko ngiyo hari byiza, niko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ejo bundi yatubwiye ati iyo hari byiza akenshi nibyo ugomba kugarukaho cyane. Urabona ifoto hano kabisa, icyitwa ifoto Lucky Nzeyimana n'uwitwa Intapendo bavuze ati dufate ifoto y'urwibutso, ati ni amateka, there's a history bro, aya ni amateka twanditse muri BK Arena, ni amateka The Ben yanditse, ni amateka. Urabona agafoto ka Intapendo na Lucky Nzeyimana ndetse na Tiger B, ewa na amafoto hariya yafashwe byatari, amafoto yafashwe cyane kabisa. Ariko icyo navuga cyo nuko witwa The Ben kabisa yakubise, yagize successful kuri album launch ku gitaramo cye.
ewana abantu bose bavugaga ngo the Ben ntagazuzuza the Ben whatever ndizera ko mwese mwabonye icyo bita isomo bonye batangiye kugaruka ku bijyanye n'imyambarire ariko ewana imyambarire yo it's okay uburyo yambara ntabwo umuntu akwiyerega kubigenda abimanacinga cyane ngo urabona judgment y'imyambarire bro umuntu arambara uyu munsi akambara neza ejo wundi akaba yambaye nabi muraza kumbwira muri comment ko mwamubonye uko yari yambaye aha rero twari tuvuye gukora press conference witwa Tiger B na The Ben ari we The Ben n'ubundi already aje guhura n'uwitwa umukire wita Kalomba bamwita Kalomba coach Gayer kabisa witwa The Ben yaratubwiye ko umubano wa coach Gayer nawe umeze neza cyane ibintu byose byagiye ku murongo ngo yatunguye cyane ariko no kubona witwa Melodie yaba yageze hano amubonye wita manager muyoboke witwa muyoboke kabisa umujama papa ukora neza ikintu bita igitaramiye kigiyemo yaba promotion yaba iki everything. Yes, ni igitaramo cya The Ben cyatangiye isaha 10 imiryango yari yafunguwe turi ku isaha 6:56 ubu nibwo press conference irangiye bivuze ko hafi mu masaha 6 aribwo ikiganiro igitaramo yagisoje abafana bari benshi cyane ndetse bari banategereje cyane ko abaririmbira dore ko bwa nyuma na nyuma agiye kuva kuri stage banamusabye indirimbo yakoranye na Shiba yitwa Binkorera ni igitaramo cyatunguranyemo umuhanzi witwa Blues Melody ariko muri press conference avuze ko ari yishimiye cyane kuba yamenye ko yageze nubwo atarabizi abimenye ngo muri press conference bari kumimubaza agato bamaje kuri Diamond Platnumz impamvu atitabiriye igitaramo hanyuma arababwira ngo ntago yaba braminga ashimira Oti Brown ko yamufashije kuba yageze muri stage akaza kuririmba muri gitaramo ni gitaramo yanamurikiyemo album ye yitwa Plenty Love mwakoze cyane mwadukurikiye kuva dutangiye kugeza dusoje ariko kandi mukomeze mwane natwe ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha ndetse no kugitangaza amakuru cyanyu ari nacyo cyacu NTV Rwanda of course ni Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndahangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda kandi nyaboneka wongereho na ka diaspora salute niba wadukurikiye wamenye byinshi byabereye muri BK Arena mu gitaramo